They gave themselves this right. We did not give them this right. That is dictatorship. Libya kwa Bwana Muammar Ahmad Abu Minyari al-Gaddafi cyangwa Colonel Gaddafi k'igihugu ubu gifatwa nk'igihugu kiri kuzimira imitwe yitwaje intwaro guverinoma ebyiri mu gihugu kimwe yemewe n'itemewe gusahurwa k'umutungo kamere w'igihugu mu nyungu z'abanyamahanga urupfu ku baturage aho rwamaze kubikita rusange byose bikaba byaraje nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Gaddafi mu mwaka wa 2011 umunyagitugu hoyanako umuyobozi nyawe w'impindura amatwara ubanza hari abari buntera amabuye gusa uwo turi kuvugaho ni umugabo utavugwaho rumwe mu isi yose Bwana Gaddafi umugabo wazamuye icyubahiro cya Afurika washakaga ko Afurika yigenga byuzuye aho yazanye imishinga myinshi itandukanye mu bijyanye n'itumanaho gushinga banki nyafurika gutera inkunga imitwe yaharaniraga ubwigenge bw'ibihugu byabo ibi ndetse n'ibindi mu maso ya bamwe akabikora mu kwikiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe no gushaka icyubahiro nk'umwami w'abami muri Afurika nyuma y'igihe gito ubutegetsi bwe burahirikwa aba abanyafurika yakoreraga aba yateye inkunga bose barebera ibyo bikorwa mu kagambane agambaniwe n'abo mu burengerazuba bw'isi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa ku bwa Sarkozy ariko byagenze gute Colonel Muammar Gaddafi byo koko Muammar Mohamed Abu Minyari Gaddafi yari umuntu mwiza cyangwa umunyagitugu bahaye ikaze muri iki kiganiro aho muri iki gice cya mbere tugiye kurebera hamwe Gaddafi n'umunyagitugu nk'ibisanzwe amazina yanjye ni Maniragaba Alphonse akazi n'inshingano zanjye za buri munsi nuko kubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva aho wageze ni kuri World Today iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye ikaze nanone kandi Muammar Mohamed Abu Minyari Gaddafi yabayeho hagati y'umwaka wa 1942 kugeza ubwo yaherikoga ku butegetsi mu mwaka wa 2011 uzwi cyane nka Colonel Gaddafi yari umusirikare w'impindura amatwara wayoboye Libya nk'umunyagitugu aharana ubutegetsi bwe bwose kuva ubwo yahirikaga ubutegetsi bwa cyame mu mwaka wa 1969 kugeza nawe ahiritswe ku butegetsi akanicwa mu mwaka wa 2011 Colonel Gaddafi akaba yaravukiye mu muryango w'abatindi babashumba hafi ya Sirte Gaddafi akaba yarateye inkunga icyarimwe anagira imitekerereze y'abaharanira ubumwe bw'Abarabu no kurwanya ubukoloni ahariho hose mu isi akaba yarakundaga cyane perezida wa Misiri Gamal Abdel Nasser n'ibitekerezo byo gushyira hamwe abahagarariye ubumwe bw'Abarabu mu 1969 nk'uko twe twabivuze haruguru Gaddafi n'itsinda ry'abasirikare bakiri bato giswe Free Unionist Officers Movement bakoze igisirikare cyahiritse ubutegetsi bw'umwami Idris wa mbere igihe yari ari hanze y'igihugu byose biba mu mahoro nta mirwano ibaye nyuma ya kudeta ya gisirikare Gaddafi yavanyeho ubwami ashyira Repubulika y'Abarabu ya Libya aho yabanje kuyobora nk'umuyobozi w'inama y'impindura amatwara mbere y'uko ahindura inshingano ze akaba umuyobozi w'igihugu icyarimwe n'umuyobozi w'impindura amatwara mu mwaka wa 1979 aho mu buyobozi politike n'imibereho y'abaturage yashyizeho gahunda ye bwite yasobanuye mu gitabo cye yise Green Book iyo gahunda ayita Jamahiriya y'Abarabu cyangwa igihugu cy'abaturage ubutegetsi bwa Gaddafi gahagaritse buri umwe wese washakaga kuburwanya bukoresheje urugomo no gucira abantu hanze y'igihugu abanengaga ubutegetsi bwe bavugaga ko nubwo yavugaga ko afite demokarasi rusange yagumanye ubutegetsi bwose kandi mu gihe cy'ubutegetsi bwe bwamenyekanyeho gukandamiza abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwe Gaddafi akaba yarashinjwaga ibyaha byinshi byo kurenganya abantu harimo iyicarubozo abantu baburirwa irengero n'ihohoterwa ku bakobwa batari bakuze bari mu bakozi bagize ibiro bye Gaddafi akaba yaragize ikigo cy'igihugu cya peteroli icyo bwite akoresha amafaranga avuye mu baturage mu gutera inkunga ibikorwa rusange igisirikare cye n'imitwe myinshi y'impindura amatwara mu bindi bihugu mu myaka y'1970 kugeza mu myaka y'1980 uruhare rwa Libya mu ntambara zo mu karere n'ubufasha bwayo ku mitwe y'iterabwoba nk'ibitero byo mu mwaka w'1988 ku ndege Panam Flight 103 byabereye hejuru ya Scotland byatumye Libya yiteza amahanga yashyiriraho ibihano nyuma y'ibitero byo ku itariki 11 Nzeri mu mwaka wa 2001 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubutegetsi bwa Gaddafi bwatangiye kugarura ijambo amahoro ku meza y'ibiganiro n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ibi byatumye mu mwaka wa 2003 yemera gusenya intwaro za kirimbuzi ibi bitumye ibihano by'umuryango w'abibumbye bikurirwaho Libya muri 2001 imyigaragambyo yo kurwanya ubutegetsi bwe yatangiye muri Libya nk'igice cy'impindura amatwara yo mu bihugu by'Abarabu imyigaragambyo yaje igeza byuzuye abaturage ku ntambara y'impindura amatwara mu gihugu cya Libya abigometse ku butegetsi bwa Gaddafi bashyiraho inama y'igihugu y'inzibacyuho NTC
ibihugu byinshi biyobowe na NATO bitangira kugira uruhare muri iyo ntambara, bigaba ibitero by'indege ku ngabo za Gaddafi. Icyarimwe ari n'akabagize umuryango wa NATO batera inkunga bari bigometse ku butegetsi bwa Bwana Muammar Gaddafi. Ubutegetsi bwa Gaddafi bwaheretswe ku butegetsi igihe abigometse bafataga umujyi wa Tripoli muri Kanama mu mwaka w'ibihumbi 2011. Amaze gufatwa yicwa n'abarwanyi bari bigometse, aho yiciwe mu mujyi yavukiyemo wa Sirte ku itariki 20 Ukwakira mu mwaka w'ibihumbi 2011. Ibyo byose bihita bishyira binagaragaza iherezo ry'imyaka 42 Gaddafi yari amaze ku butegetsi. Nyuma y'ubutegetsi bwa Gaddafi yagumye ari umuntu utavugwaho rumwe kandi ateye urujijo. Muri Libya yibukwa nk'umunyagitugu, umunyarugomo wanyaze uburenganzira bw'abaturage no gukoresha urugomo rwuje ubugome mu kurwanya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, ashaka kwikubira ndetse no kugumana ubutegetsi. Gusa ku rundi ruhande bamwe mu banyalibya bemera ko hari iterambere mu bikorwa remezo n'imibereho myiza byabayeho ku butegetsi bwa Gaddafi. Mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, Muammar Gaddafi afatwa cyane nk'umunyagitugu mubi wafashaga kandi agatera inkunga imitwe y'iterabwoba. Muri Afurika, ibihugu bimwe na bimwe byo mu burasirazuba bwa Afurika bamwibuka neza kubera kurwanya ubukoloni no gushyigikira ubumwe bwa Afurika yunze ubumwe. Libya nyuma y'ubutegetsi bwa Gaddafi, iki ni igihugu cyaguye mu mvururu n'intambara y'abaturage y'igihe kirekire nyuma y'urupfu rwa Muammar Gaddafi. Colonel Muammar Gaddafi yishwe ku itariki 20 Ukwakira mu mwaka w'ibihumbi 2011 mu gihe cy'imirwano ya Sirte yashyize iherezo ku butegetsi bwe. Ku rundi ruhande ikaba iherezo ry'intambara ya mbere y'abene gihugu muri Libya. Iyicwa rye ryaje nyuma y'ifatwa rye ubwo yafatwaga n'abarwanyi b'inama y'inzibacyuho y'igihugu NTC. Izi zikaba ingabo zamuritse ku butegetsi icyarimwe nazo zashyize iherezo ku buzima bwe. Muri rusange iby'urupfu rwa Muammar Gaddafi hari mu gitondo cyo ku itariki 20 Ukwakira mu mwaka w'ibihumbi 2011. Gaddafi n'abamurindaga bagerageje kumuhungishiriza muri Sirte ku ivuko bari mu modoka nyinshi. Ubwinzira bari barimo yagaragaye biturutse ku makuru y'ubutasi bwa NATO, maze indege z'intambara z'Abafaransa zibagabaho igitero cy'indege cyahitanye zimwe mu modoka zabo mu kugerageza kubatanya. Nyuma y'icyo gitero cy'indege, Gaddafi n'abamurindaga basigaye bihishe mu mwobo munini hafi y'umuhanda. Ubwo abarwanyi ba NTC nibo bamubonye baramufata, batangira kumukurubana mu muhanda akubitwa ibibuno by'imbunda, bamuteragura ibyuma, umubiri we bawukoreraho ubufinda akiri muzima. Nyuma y'iyicwa rye, umubiri we n'ubundi ukomeza gukorerwaho ibyamfurambi, bawugera ibyuma bakawifotorezaho. Nta ibyo bidahagije umanikwa ku karubanda. Gaddafi yishwe mu buryo buteye isoni koko. Amashusho yafashwe na za telefone agaragaza Gaddafi afite amaraso umubiri wose, akubitwa ndetse anatukwa n'abamufashe. Impamvu y'urupfu rwe ndetse n'iherezo ku buzima bwe kugeza na n'uyu munsi iracyashidikanwaho. Gusa icyo gihe NTC yemeje ko yapfuye kubera ibikomere yagize mu mirwano hagati y'abamurindaga ndetse n'abashatse kumwirika ku butegetsi. Ajyanwa mu bitaro n'ubundi yashizemo umwuka. Gusa amashusho n'ubuhamya bw'ababyiboneye yerekana ko ndetse bakanavuga ko yaba yararashwe n'umwe mu bamufashe. Nyuma yo gupfa kwe, umurambo wa Gaddafi wajyanwe mu mujyi wa Misrata ashyirwa muri frigo y'ubucuruzi, maze bamwe mu baturage bakajya bajya kumureba. Ku ya 25 Ukwakira mu mwaka w'ibihumbi 2011, umurambo wa Gaddafi n'umuhungu we Mutasimu bashyingurwa mu butayu mu ibanga rikomeye cyane. Ibi byose bikaba byarakozwe kugira ngo abayoboke be batazajya kwiyahurira aho yashyinguwe. Uburyo Muammar Gaddafi yishwe bwamaganwe na benshi, aho imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch yasabaga iperereza ku byerekeye urupfu rwe kugira ngo barebe ko ataba ari kimwe mu bigize ibyaha by'intambara. Gusa byose byavuzwe, habe Human Rights Watch, umuryango mpuzamahanga UN, Afurika yunze ubumwe, nta perereza cyangwa ikindi cyihariye nko gukurikirana mu nkiko bagize uruhare mu rupfu rwe. Ahubwo abo mu burengerazuba bw'isi bati tubihaye umugisha, Abanyalibiya mwigenge kandi mwishyire mwizane, mukiza umunyagitugu wari warabazengereje. Ese nibyo koko Libya nyuma ya Gaddafi bakize igitugu, haboneka ubwigenge barishyira barizana? Twishimira kubana namwe hano buri gihe. Amazina yanjye ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Iyi yo ni World Today, iwaba w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Muri iki kiganiro tukaba twagarutse ku ishusho rusange y'ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi mu isura y'abamufata nk'umunyagitugu. Aho ubutaha noneho tuzagaruka ku byiza, impinduka n'impinduramatwara zazamuye izina Gaddafi bikamugira icyogere mu gihugu cye, Afurika ndetse n'isi yose muri rusange. Ikibazo kiracyari kimwe, Muammar Ahmad Buminyar Gaddafi yari umuntu mwiza cyangwa umunyagitugu? Naho ubutaha, bye.